Jyewe umwamikazi Mama Jutira nemeje ku mugaragaro ko umuhanda washyizwe ahari inyubako y'umunyamakuru Cyuma Dieudonné wavugiye rubanda, wazize akarengane, wavuganiye abarengana, umunyamakuru w'icyitegererezo, wavuze amakuru y'ukuri, wagaragaje abanyarwanda akababaro babamo, akabikora yerekana n'ibimenyetso. Abanyarwanda bose baramumenye ko ari umunyamakuru, nyamunyamakuru ufite ibyangombwa byose, ariko ibyo byose agateshwa agaciro ku mugaragaro, akaza kujyanwa mu buroko, agakorerwa icyiswe iterabwoba mu kuza kumutwara iwe mu rugo. Ibyo byose byakozwe ku mugaragaro, imbaga y'abanyarwanda ibibona, mu gihe ahubwo yagombaga guhabwa ishimwe nk'umunyamakuru w'icyitegererezo wavugiye rubanda, wavugiye abarengana. Nyuma yo gucirwa urubanza rw'amahugu rumaze igihe gito cyane rubaye, bakaza aho yari atuye, bakahacisha umuhanda, bakamusenyera inzu, bakasenya aho yari atuye, bakangiza ibikoresho bye. Ibyo byose biba ku mugaragaro. Nemeje ku mugaragaro ko umuhanda ugiye gucishwa hariya hari hatuye intwari Cyuma Hassan Dieudonné, ko uwo muhanda, nemeje ku mugaragaro izina ry'uwo muhanda ritanzwe nonaha, ko Cyuma, uwo muhanda ugiye kwitwa Cyuma Hassan Dieudonné, intwari, umunyarwanda wagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa. Ndabyemeje ku mugaragaro nk'umwamikazi, kandi icyo umwamikazi avuze kirarema, kibaho, birabaye. Umuhanda w'aho Cyuma yari atuye uri gucibwa muri aka kanya, izina ryawo ni Cyuma Hassan Dieudonné. Mutunganye ibyangombwa byose by'umuhanda, muwugire mwiza, ubu umuhanda w'igitangaza, ubu umuhanda w'icyitegererezo. Ubundi icyapa mugitegure, cyandikwe mu magambo meza, mu nyuguti nziza zisomeka. Uwo muhanda izina ryawo wiswe Cyuma Hassan Dieudonné. Ku mugaragaro birabaye. Murakoze cyane.